Turabashuje inshuti z'umusaraba Yesu nashimwe cyane nk'uko bisanzwe iteka n'umurage community. Tukaba twariyemeje kujya tubagezaho inkuru zitandukanye. Uyu munsi tukaba twiyemeje kubagezaho inkuru ya gospel ivuga kuri Vestine na Dorcas, abana bakunzwe cyane muri iyi minsi bitewe n'ubutumwa bwiza Imana yabahaye. Imana icyizere yabagiriye ndetse akaba ari abana bazi kuririmba cyane, bityo bakaba bakunzwe n'abantu batandukanye bitewe n'imiririmbire yabo. Cyane cyane muri iyi minsi ishize hari indirimbo imaze gushyirwa hanze, bakaba barashyize hanze indirimbo yitwa Ibuye. Kugeza ubu ngubu wayisanga kuri channel y'umujyanama wabo ariwe Mr Irene. Iyo ndirimbo ikaba ikunzwe cyane, nawe utarayumva nakugira inama yo kujya kuri channel yabo ukabasha kuyumva. Vestine na Dorcas rero bakaba bavuze ibyavuzwe by'uwasanze umugabo mu cyumba, banahishura byinshi ku bajyaga mu matwi ya nyina. Vestine na Dorcas bongeye gushura byinshi ku bajyaga nyina mu matwi, gabatandukanye na Mr Irene. Bakaba bemeza ko ibyababayeho babikuyemo isomo rikomeye. Bakaba bavuze ko nubwo hari abashakaga ko umubyeyi wabo bakundaga cyane Mr Irene, bityo abashukaga umubyeyi wabo bikaba byarafashe ubusa. Bakaba banakomoje ku byavuzwe ko umwe muri we yasanze umugabo mu cyumba. Ibi byose bakaba babitangaje binyuze mu kiganiro bagiranye na Isimbi TV nyuma yo gushyira hanze indirimbo yabo nshya yiswe Ibuye. Muri iki kiganiro bakaba baherekejwe n'umujyanama wabo Mr Irene. Vestine araho yagize ati babonye ko kutunyura bitakunda, kubera ko nyine Mr Irene ariwe udufasha bikatunyura, noneho nyine baca ku mubyeyi wacu mama nyine bamuca kwa kundi nyine wizeza umubyeyi ibitangaza, bakamubwira bati abana baba bari kubarya, mu yandi magambo y'uko bari kubanyunyuza. Akaba yavuze ko aba bantu bagitangira kujya mu matwi ya nyina barabyumvaga, ariko bakabibwira Mr Irene ngo bagerageje no kubisobanurira nyina ariko ntabyumve, ahubwo akabasaba kujya bumva n'abandi. Birumvikana abo ngabo bamujyaga mu matwi bakabikora, ariko nyine mu rwego rwo kubaha nyina. Dorcas wabaga ari ku ishuri nawe ngo amakuru yamugeragaho nk'uko yabisobanuye ati kubera ko nari ndi ku ishuri, Vestine yaramamagaraga akabimbwira, nagiye ku ishuri mbizi, nazajya muhamagara nkamubwira ni ese byararangiye, nkamubwira ntuzajya usenga ndabizi ko bizakunda. Yakomeje agira ati nanjye nakundaga Mr Irene kuko niwe wadupromotinze kandi niwe twakundaga cyane, ariko tuba tumukunda cyane, ntabwo byabuzaga ko twubaha mama. Twakoraga ibyo tubwiye, ariko nyine tukasenga ku ruhande rwacu, tukabwira Imana tuti Imana turi gukora ibyo mama tubwiye, ariko rwose ni ukumwubatse turacyashaka gukorana na Irene. Vestine nawe hari aho yabisobanuye ati bamujyaga mu matwi bamubwiraga ngo cyangwa ngo yinjiza amafaranga menshi, nyine akavuga ati uzi ko bakize, bikamera gutya nyine natwe bikatubabaza, tukabwira mama tuti mama ujye wizera abana bawe cyane kuruta kwizera bariya nyine. Mrs Dorcas yashimangiye ko nyina yababwiraga ko bagomba kureka Irene, bageze aho babona bitakunda.
nibwo bahisemo kwiyambaza amasengesho. Bagenzi namwe mujye mwiyambaza amasengesho. Biyambaje amasengesho barasenga, Imana nayo irangije irabashyigikira. Ntabwo byarangiye gutyo gusa, ahubwo byatumye babona izindi mbaraga, barakomera kandi bagira icyizere ko batagomba gutandukana na Mr. Irene. Bavuze ko impamvu ari uko ngo bakundaga Mr. Irene. Ibyabaga byose ngo babibwiraga Mr. Irene, akabahumuriza akababwira ko Imana iri kumwe nabo. Haleluya. Indirimbo ibira byose bagenzi, ndayibakumbuje, ndayibatuye. Abi Kigali b'Igitarama, b'Umutara, Igikongoro cyangwa Gukimwe, Gisenyi, Ruhengeri, Byumba, Mutara na Kigali ngari. Ubwo reka nivugire ngo abo mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba, mu burengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali mwese mbatuye iyi ndirimbo. Mu byavuzwe bindi harimo inkuru y'umugabo ngo wagendaga abohereza amafaranga akabagurira inkweto ndetse n'ibindi. Ibi nabyo Vestine yagize icyo abivugaho ati, ntabwo nzi ko umuntu mukuru yarira abeshya. Ntabwo nari nzi ko umuntu mukuru yarira avuga ati nabaguriye inkweto imyenda 600 ndetse n'ibishyingiranwa. Uyu muntu icyo gihe byavuzwe ko yagaragaje ko Dorcas yamusabye ibikoresho. Aba bana bashimangiye ko ibyo uwo mugabo yavuze ko yabaguriye abeshyaga ahubwo byari ibinyoma. Dorcas utari wari yabajijwe wagiye mu cyumba agasangamo umugabo w'abandi, maze akamuhamagara avuga ngo tonto. Aba bakobwa bahise bavuga ko ibyo batigeze babyumva. Icyakora bemeza ko bamwitaga tonto kuko babonaga ari umuntu mukuru. Uyu mugabo batavuze amazina ye ngo hari ubwo yigeze kubajyana muri Kigali Marriott Hotel, abazanira umunyamakuru ngo bakorane ikiganiro. Ibyabayeho ngo babikuyemo isomo rikomeye nk'uko Dorcas yabigarutse ati, bize guceceka mu bibazo ugatuza. Mugenzi we akaba yagize ati, nize umuntu niga ko ikibazo cyose waba urimo wasenze ntacyo utakunda. Nawe uzajya usenga mugenzi, niba uri mu bibazo bikomeye jya usenga, Imana izagufasha. Bavuze ko kuva icyo gihe kugeza ubu nta kindi kintu baravugana n'uyu mugabo batatangaje amazina. Icyakora Vestine ngo we yigeze kumwandikira ubutumwa nk'uko yabisobanuye ati, njye namwandikiye ubutumwa ndamubwira ngo ibintu wakoreye mama ntabwo ari byiza, nta kindi kintu nigeze mvugana nawe. Uyu mugabo ngo kumusubiza yamubwiye ko ibyo yakoraga byose byari mu rwego rwo kubafasha kugira ejo heza. Kugeza ubu ngubu nyuma yo gutandukana na Mr. Irene nyuma yo gutandukana na Mr. Irene bakongera bakiyemeza gusubirana bagakorana. Ubu bamaze gushyira hanze indirimbo yakunzwe cyane ndetse n'uburyo ikunzwe cyane, imaze gukurikirwa n'abarenga 600 mu gihe gitoya, yitwa Ibuye. Nkaba nkubwira ko wasura yicano ya Mr. Murindabi, yitwa Murindabi Irene Empire, ukayisura nawe ukareba iyi ndirimbo ikuyemo ubutumwa bwiza. Nawe Uwiteka Imana yagwa ibuye watsindisha nk'uko abantu batsindishije ibuye ryo kwizera ababashukaga, abashakaga bave mu murongo. Uwiteka Imana bakunde, Uwiteka Imana bishimire cyane. Imana ikomeze kubana namwe, ndabakunda cyane. Uwiteka Imana agakiza kacu abayiringana n'umuzakorwa n'isoni. Ni Mr. Obededom Product Umurage Community. Mukomeze kwizera, turabakunda cyane. Imana izabarinda kwangara. Amin, 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 Haleluya, amin, 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 amin. Amen.